witwa Jihadi uramuzi umwana w'umuhungu wari ufunganywe na Barafinda Sekikubo Fred rero witwa Patrick Mazimaka cyangwa se benshi bazi ku izina rya Karabo k'Imana yaravuze ati Jihadi ejo bundi yatinganiye mu igororero ati baramufata bamufungira hahe nyine ati bamujyana muri gereza nimo imbere ndani mu igororero bito nuko yazanye icyaha cy'ubusambanyi n'aba mu brigade yego nose Jihadi ni yagize imbere atingana yatinze nde none se koro ejo kari kuwa gatandatu twacima tukajya kwirebera tukajya kumusura kuko iyo wakoze ubutinganyi bakaza kugusura Slim Jesus. ibihe byiza nshuti bakunzi mudahwema kudukurikirana umunsi kundi turagarutse tugarukanye na Nyamabondo mwese muramuzi muramumenyereye mu minsi ishize twagiranye ikiganiro atubwira bimwe mu buhamya bwe uburyo yafashwe agafungwa azira chèque sans provision iri certifié kandi mu byukuri ataragiraga n'urupfusha ngo ibiceri 170 nibyo byari biri kuri konte yiwe ariko kandi nyuma yaho rero yaje gutekenika na chèque sans provision iri certifié igaragaza ko ifite miliyoni 100 ariko kandi nta n'ibihumbi 5 biri kuri konte uyu mugabo ubwo yafungwaga muri gereza ya Nyarugenge cyangwa se aho bitaga Muhima yaje kwimurwa muri gereza yerekezwa Imageragere nyuma y'iminsi mike yaje guhindurirwa izindi nyito yitwa igororero rya Nyarugenge gereza ya Muhima cyangwa gereza ya Nyarugenge yimutse ku itariki 11 z'ukwa kabiri 2017 11 z'ukwa kabiri 2017 ribu yabayeho 2018 yes je nafunguwe 16 ribu tarabaho wafunganwe na Ingabire Victoire oya Ingabire Victoire nako twafunga yabaga mu gipangu cy'abagore yema mu cyefu Kizito Mihigo president mubara nari mpari Kizito Mihigo nawe wamubara nari mpari nawe wari uhari na Dom Shahidi waracyahari akate burundu aracyarakatiwe burundu buriya nta munsi buriya nta gihe kijya kigera muri babandi president wa Republika ajya gihimba bazi buriya nta buryo buriya nta mbabazi bajya bagerwaho oya no kuvuga ngo birasaka muri imyaka 20 afunze hanyuma agatakamba wandika usaba imbabazi nk'abandi nko kubaza babyemerewe wakatiwe burundu agasaba imbabazi president wa Republika cyane niwe we kuvuga ngo yo umaje imyaka 20 usaba cyo rita liberation conditionnelle afite uburenganzira bwo kumubarana none tukivuga afite kubyuka akavuga ati ntawagishina ntawagishobora kubyuka mu gitondo avuga ati gereza zose bazifunga abari mu ndabarekuye bose nta n'umwe kuraramo nibyo nambura bose twese twabaka dutegereje tarabyuka bitora turekura cyangwa ikibazo kimwe nk'ubwo president wa Republika agize gutya akavuga ati amagororo yose gereza zose cyangwa se amagororo yose narekura abantu bose barimo asigare yera harya rwa rwego rwa RCS rwasigara rukora iki rwo bose benshi nibo basigara bahingira imirima kandi bari kuvuga ngo urwego rwa RCS ni urwego rwa polisi buriya umuntu ava muri polisi akajya muri RCS umuntu ava muri RCS akajya muri polisi nkuko buri umuntu abantu benshi bakunda kuyobora gereza bakunda kuva mu ngabo bari ko bakongeza umusivili osubira avuze mu gitondo karekare umukuru w'igihugu akavuga ngo amagororero yose abantu barimo bose nibasohoka kandi ugiye muri bivuga yikinira bahita bazifu nta nukuvuga ngo ubundi president nta ubundi jambo president yavuze ikiri president wa Republika nta zindi buraga zibaho ikiganiro cye umuntu ashobora kugira ngo ni ikiganiro ariko ari ijambo yarivuze cyane yarivuze akavuga abivuze kano kanya imiryango bahita bayifungura imiryango irafungutse imiryango y'igororero irafungutse abagororwa baratashye erega kuvuga ngo buranzaje mu kubeshya bino bintu byose bigira condition niba president wa Republika guha imbabazi ari ugomba kuzuza ko haye imbabazi na president wa Republika no kuntu ugomba kwitwara waratashye iyo witwaye nabi usubirayo nka kuriya nyine uruvuze mwene wanyu yasubiyeyo mwene wacu n'uwo Victoire waruvuze nka kuriya nyine yasubiye kubera imyitwarire bone ubanga ariko ubundi imyitwarire yiwe ukurikiye ibyaregwa n'uburyo yireguye ukurikiranye ubundi wumvise imyitwarire yiwe imeze ite no kuvuga ngo rero ntago nyankunda kumva abantu ngiye nk'abariya kuko
njye abantu bakera ndabazi umva ibiryabarezi se niba utuve abantu b'abanyepolitiki abantu nakubwiye ko abantu bavutse muri 60 nawe urimo yasindi wa 30 no muri 70 urabyumva ntago ari byiza rwose so urabona kwegura ku kantu karaho ingaye imbere k'umukara gato gakeya nkuko abikubwira mwana we tuzatubana ntago wagira gutya ukoresha mu mutwe mani ntago mashaka kumuntu ukoresha ibirenge jitafure ry'abandi urabyumva neza ni ukuvuga ngo abantu ba kera bavuka muri 30 kugera muri 83 bafite imyumvire muri antigeti urumva ngo abantu bapfa kugira ngiye buri abantu mbarumva nakwibanira nabo ndabona bajenize urubyiruko rw'iki gihe burya burapfa kwibanira nabo nta bintu bya kera wowe uruwa ryari je navutse 87 urumva nawe mfite imyaka 40 urumva nawe utari umusema utari sematiku oya ntago ndi sematiku buriya kuko urumva ngewe ibyaba byose ndari mfite imyaka 7 yari ufite imyaka muri genocide yakorewe abatutsi wari ufite imyaka 7 nyuma yaho se urumva wakoze chèque sans provision iri certifié yes nta muntu kwakira ninde musaza w'icyo gihe wabikoze nta wabitekereza nyine mwebwe reka dukubana nayo muri kubeshya mugira imyumvire ipfuye mugira imyumvire nyine nk'ubu nkwereka koro ubu umuntu akubwiye ibintu bya 2030 Rwanda ruzaba rumeze ubu ntabwo bitekereza ngo byumve 2030 nyuma y'imyaka ine ntago yinzu zabo kibamo uzabona mu etage haleluya I receive miracle nakiri igitangaza cy'Imana buragukora hanyuma rero twazike mu kiganiro Madame Ingabire Victoire Umuhoza araregwa ibyaha birimo kugambanira leta y'u Rwanda mu bihugu by'amahanga ndetse no kwisebya kugambirira kugira nabi ubutegetsi buriho cyangwa se kubuhirika ndetse no kuba no gutangaza amakuru y'ibihuha no kurema umutwe w'ingabo zitemewe uwo mutwe ugeze ku wansanzeyo w'ingabo zitemewe gusanzwe erega muri kubeshya ibyo wakugira byose ikora ntazanye muri kubeshya ibyo wakora byose leta ibikureba niba uri mu nzira nzima ibikureba niba uri mu nzira ipfuye ibikureba ni ukuvuga ngo bose barabatoraguye bari baraje kubafunga igihe Ingabire yitabaga yaratashye aza kuburana nabo ni ukuvuga ngo rimwe na rimwe ndishimye kuba nisharanye nawe njya mbona rimwe na rimwe ukunda kurikirana urubanza ariko ntabwo unsoreje kuki kuri icyo nyine cyo mutwe wagusanze mu igororero wa Ingabire umutwe we nyine waregwaga Ingabire Victoire nawe ndi wabana 9 harimo umunyamakuru twa Sengimana Theodeste wo mu Wavu TV nawe ariyo ni ukuvuga ngo rero rimwe na rimwe ntabwo ratijya yibeshya kuko muri 2013 ntabwo baza gufata ngaha ngo abari barenganyije ni ukuvuga ngo bagufite amakuru ahagije suko ibintu bimeze kandi buryo ufite telefone yibona dukuvuga ngo burya umuntu wese nta wundi barimo kutureba niyo mpamvu rero rimwe na rimwe tujye dukora ibintu birimo ubwenge bwafasha abanyarwanda ku buryo abanyarwanda nabo bamenya icyo bashaka cyane muri social media ukunda kubona abantu batandukanye reka nkwinjize muri iyi mihanda kuko ngukure mu bigarasha kuko politike y'ibigarasha no gutayizi neza ntago nyizi ibintu bya politike by'ibigarasha nshaka kubimenya Badrama Sebyibuza waba umuzi naje muri iyi mihanda yagiye muri Amerika ni ukumva bamusubiza gusa bumutuka amagambo yavuze ejo buri yatangaje warayumvise bwe ni ukuvuga rwose niba mwitabi umuntu utabatekereza neza reka rimwe na rimwe nkawe niyo umushubije ukamusubiza ibintu bidahura nawe uhita wumva kuri nkawe ngiye kubera ko bana ari urugoryi rero mushatse umwana rureka kuko ibintu avuga Badrama ni ikigoryi kibereye unoze abavuga hengereza uzamucuka uzamure ujya kubona ukabona arimo kuvuga ukabona kuyahirido niba bareba ibiki n'abantu baba bavugana ngire burya no kuvuga ngo niba adafite babimukoresha kuko ubona ukuntu abahengereza wajya akavuga ibintu bamubwiye kandi umuntu uvuga ibintu bamubwiye urumva nawe ntabwo yitekerereza hanyuma ndagira ngo tugende uwitwa Jehadi uramuzi
uzaba akiriho Sipiriyani namufanaga namukunda waranamukundaga umwana w'umuhungu wari ufunganywe na Barafinda Sekikubo Fred rero witwa Patrick Mazimaka cyangwa se benshi bazi ku izina rya Karabo k'Imana yaravuze ati Jihad ejo bundi yatinganiye mu igororero ati baramufata bamufungira hahe nyine ati bamujyana muri gereza nimo imbere ndani mu igororero bitewe n'uko yazanye icyaha cy'ubusambanyi n'aba mu brigade yego nose Jihad ni yagize imbere atingana ikiganiro kiri kunuze ku Mpanuro TV yatinze nde ntabwo izina rizwi none se koro ejo kari kuwa gatandatu twacima tukajya kwirebera tukajya kumusura kuko iyo wakoze ubutinganyi bakaza kugusura biragorana ko bagutanga ntabwo bagutanga noneho ni ukuvuga ngo rimwe na rimwe nuriya nawe Karabo mwabona abantu bijya mubatinya byabura muri social media buri wese yapfa kubyizera na Karabo igihe barimo gushaka kugira gute kumuzamukiraho cyangwa ashaka kumusebya cyangwa ageze arakamwema isukari kuko ari umuntu akwemye isukari uvuga bitariho nose wabyizera gute Karabo kandi yarafungiweyo nyine wabyizera gute ko ibyo uvuga ari ukuri ni ukuri none se ntavuyeyo kankwereke ntuzi ko Karabo yafunganywe na Barafinda Sekikubo na Muchoma muri Amerika no witwa Jafeti ariko Muchoma nawe yaratashye Muchoma yaratashye babandi bane bose baratashye usibye Barafinda wenyine urukiko rwisumbuye rwa Nyarugenge rwasanze ubujurire bwe budafite ishingiro bitewe nuko ngo ibyo yagaragaje mu bujurire bitandukanye bihamanye kure cyane n'icyemezo yafatiwe cy'imisi 30 bavuze ko numvise bavuga ko atajuriye yarajuriye yaje kujura ubwo nyuma kuri Mama Rwagasabo nabibonye n'ubundi bujura ntabwo muzana hazira rimwe muri batanu muri 10 iyo bavanywe ni 10 nabona bari gucyari bamwe arije mujurira bukaza bakajyayo batatu hakajyayo umwe ubundi abandi bakazaza nyuma bitari ibyo wajuririye nyine yego biterwa n'igihe wajuririye hanyuma Jihad rero urumva ngo yinjiye mu butinganyi oya hari ubutinganyi no kuvuga ngo leta igufunze cyangwa amategeko yagufunze abakubuje ibintu bitatu kwisanzura kurongora wabyumvishe no gutanga ibitekerezo nicyo kintu leta igufungiye kuko ibintu byose ibyo nkubwiye ibyo bivuyemo ibintu byose bisigaye biguha iguha ubuvuzi iguha amazi iguha ibiryo iguha isabune iguha igikoma n'uburyamo bwo ni ihame n'uburyamo bwo ni ihame ariko shatu yatuvugije ko ubuza atangiye gutingana ataramara n'amezi 5 yazamara 3 yarabaye ati ni ikibazo gikomeye none kugira ngo wemere ariko ari nigeze kumva banze namubeshya kumwabeshya gufata ku mavuta yaratashye ko ntaramwuka ntabwo ufata ku mavuta yatashye ababivuze barabeshye nubyo ngwerere nyine ngo abantu mwebwe muhene social media wowe ureba ahantu ubundi harahantu nase fata ku mavuta yaratashye Mama Rwagasabo ntiyamushyire ntiyabivuga igihe n'icyabivuga ibitangazamakuru bitandukanye ntibyabivuga icyo yakoragaho cy'Isibo Radio nticyabivuga ababivuze rero nibavuvuzera nibihuha rata ngiye narabibonye ndavuga ati aba bantu bediteze ngo umugabo yahawe imbabazi kandi ukuvuga ngo haje sako imyaka 2 inde uriya mugabo nyine fata ku mavuta ni 2 n'3 oya ni 2 n'igice ni 2 n'igice bamuhaye 2 n'igice rubanga niba ari imyaka 2 n'igice n'umuntu agiye kwirangiza kandi ukuvuga ngo hari abacu abantu bafite ibihano byinshi ari mu gice ari mu mwaka n'igice yarabitangiye mwaka n'igice amaze mu mwaka n'amezi akaba hafi ya 5 ane cyangwa 5 ntabyo ze twafata ku mavuta ariko mu myaka 2 oya ntabwo iragera n'igice nikirarangira umwaka n'igice nibirarangira kamwereke hari rero ngize ko turimo turamuvugaho ndaza kukira nkubwire kuko ebana arenda gutaha fata ku mavuta yafunzwe mu kwezi kwa 8 swati mu kwa 8 cyangwa se niba ari mu kwa 8 niba ari mu kwa 10 urumva rero icyo gihe birahabanye cyane ntabwo umwaka n'igice birarangira bariko bamutiyemo umwaka mu cyura abana niyongere yandike ari bazamucyure ejo bundi mu kwa 11 umusaza atanga imbabazi 2 na 3 barije bazitaga 3 barije bazaga 2 bitewe nuko mbona bakuru bitewe uko babyutse hanyuma bwara Nyamabondo twigarukire kuri iyi mihanda hari abantu bajya bavuga ngo akazi ngo social media ntabwo ari akazi ngo YouTube isa akazi YouTube ubundi uyifata ute
YouTube cyagifata nk'akazi gakomeye. YouTube ni akazi keza rwose gasaba kuvuga ukavuga ibintu biyunguruye kuko ibintu tuba tuvuga n'ibintu YouTube ni umubyeyi, ni ibintu byatuma hari abavuga ngo YouTube ni umubyeyi cyane. Nanjye yambereye umubyeyi. YouTube iza kuba utariho uba ugomba ndiye wowe uburiye. oya mba mpafite, hehe mba mpafite hehe kandi hahari hehe nyene bandi mu buhinzi, bandi mu buhinzi n'ubwo kwambara bote ukajya guhinga cyane bikomeye. N'ejo bundi nzabikwereka, ikiganiro ngiye kuzagikora kubera iyo mpamvu. Mperutse gutungura abantu vomerereze indabo. Wazibonye indabo n'izawe ariko bazajya bari n'uzivomera ubundi nyine urumva icyo gihe natunguye abantu mvomerera indabo, hanyuma abantu ntabwo babikekaga bati manenga ibiki byose bari bazi ko nenga ntacyo nzi. Yewe ndakora, nzi guhinga, nzi gutabira imyumbati, nzi kurenza imigende, ibijumba mu kabande, nzi guhinga imiceri byose neza amabroke y'imiceri byose jewe ndabizi. Ahubwo ndashaka no kuzereka abantu ndi muri za broke z'imiceri. Nazo muri Pastor Colombe Rutara Pasteur cyangwa uje muri bintu wakoraga iki? Uzi ko buryo utanzi n'ubuhabye bwanyu utabuzi. Ntabwo mbuzi. Ntabwo buzi. Mbere ndumwe mu bantu bakoze imbere yo kumba Pastor. Ndumwe mu bantu bari bafite company, imwe mu makampani akora amasuka akomeye mu Rwanda. Akorera heze. Nakoreye mu nteko ishinga amategeko imitwe yombi muri Sena no mu badepite. Nakoreye kampani yanjye nkoresha abakozi bari benshi mu bigo bitandukanye za RDB, mu nteko ishinga amategeko, muri Minisiteri y'Intebe, kwa Minisitiri, mu biro bya Minisitiri w'Intebe, muri Minaroke, Minifotara, Minenteri, mu mujyi wa Kigali, akarere ka Kayonza, Kabarondo. Sikitu barana binyuma yanjye cyane. Situ Jerome Kagugu na kaburimbo njya kugenda bapfuye na Situ cyeza giye gupfa asigaga na gutya. Imana imurinde, Imana imukomeze, Imana imurinde karageze mu myaka yo gupfa. Ndase Imana n'umuntu igiye gupfira. Oya nawe ayo magambo ntabwo ari sawa. Yarakuze Mana. Uriya ni umubyeyi na hano arahazi muze Situ ni inshuti yanjye. Nagiye kumusorojo bundi. Inshuti yanjye. Ubasaba muri saro. Ararwaye pe ameze nabi. Nyine no kuvuga ngo gute zaramurenze. Gute ubwo ni inyama. Ni gute nyine kwa kuri turya inyama zokeje. Tumira y'amazi ajya mu mitsi. Navuye mu minsi ishize navuye kumusura, ndashaka kuzasubirayo vuba cyane. Kandi ugagiye gupfa nawe cano yaracyayishaka. Abavuga ngo mudana kantu mushyireho kuri cano. None se ubishinzwe yagiye uwo mwana we yagiye aza tukamuha ibiganiro akagashyiraho. Oya nagiyeyo mbona afite condition nyinshi ndabyanga. Kubera ikize kandi. No kuvuga ngo nagiyeyo. Umusaza urwo ni rwo rurabo yagusabye akiriho. Oya nagiyeyo turanakora. Tumaje gukora na Noheli. Oya nibihwabanya wapi. None ubwo rero afite abantu bakunda ibintu bifite protocole ndende. Ndavuga ati rege ibintu bya protocole sinabishobora. Tuvuga bareke nirire nigendere. Ndarya ndigendere. Urarya urigende. Nta video barayifashe ariko yashaka protocole ndende agashaka ko muri ibintu byanditse. Kandi avuga ati abakomeye bose dukibata filime barambwiye. Ariko kubera ko ibintu byabo nyine buri kanya bagusubirishamo ndabyihorera. Urabyihora. Na Kiramani yarabigusabye. Kiramani twaravuganye ariko muri bya bintu bya filime ntabwo byari amafaranga ibiganiro. Kuko wirirwa umunsi wose n'ubundi n'abadahembwa. Abahembwa ni umuntu ufite izina, ariko udafite izina namaze kunywa bari danje. Namaze yo kunywa bari danje.